Muraho neza reka nanone twongere twinjire mu makuru yacu aho video ya Donald Trump ikomeje gucicikana ni video ikomeje gutangaza benshi, video ikomeje gutungura isi, ni video igaragara Donald Trump ari Yesu. Iyi video rero ukuntu iteye niba utari wayireba, ni video Donald Trump bigaragara ko ari umukiza ndetse ari gukiza na bamwe mu basirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho iyi video yasohotse ariko igatungura isi, ndetse ntabwo iyi video yishimiwe n'abakatolike, bo batangiye kuvuga ndetse banditse bagira ngo reka turebe ngo Donald Trump ntabwo yakagombye kuba yihindura umukiza kuko si umukiza. Ibyo bije iryo jambo rije ryunga mu ryo Papa Leo 14 yavuze, aho yavuze ngo Donald Trump ntabwo agomba kubera hose icyarimwe kuko si Imana. Rero ibi bikomeje kuba ingorabazi, ndetse na Papa Leo wa 14 yongeye gusubiza Donald Trump, yavuze ngo ntabwo ari umunyapolitike. Ati njyewe, ubwo ni Papa Leo wa 14 wabivuze, ati njyewe ntabwo ndi umunyapolitike, nta mpamvu rero yo gukomeza gusubiza Donald Trump. Ibi rero bikomeje gukomera, ndetse n'iby'iyi video bikomeje kuvugwaho cyane. Reka nanone tukomeze wenda tukiri aho ngaho twirebere kuri Benjamin Netanyahu. Hamaze kugaragara ibimenyetso ko Benjamin Netanyahu afite ibirego byinshi mu rukiko aregwa, ndetse yari buzaburane ku cyumweru. Ubu ni icyo cyumweru cyagize gute cyashize. Hanyuma yakoresheje uko ashoboye kugira ngo intambara ise naho isubira bubisi, ngo systeme ye no guhozaho nyine intambara kugira ngo abacamanza cyangwa se abamureze abamukurikirana kuko ngo ni ibirego bya ruswa, nibabona ko harimo intambara muri Israeli hatazagira umuntu umukurikirana n'umwe. Ibi rero birakomeye cyane. Ndabona ibitangazamakuru byinshi byagiye bibyandikaho, ndetse Hormuz akomeje kuba nanone icyo navuga ko gishobora kuzatera intambara ya gatatu y'isi. Leta y'Ubushinwa yatangaje ko ifite amato cyangwa se ifite ubwato buri guca muri Hormuz. Ubwo bwato rero bushaka guca muri uriya muhora wa Hormuz, ubwo n'ubwato bw'Ubushinwa. Ubwo Leta y'Ubushinwa yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igomba kuba yareka ubwo bwato bugacamo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gusabwa uruhushya. Byakomeye, ariko ni ukugira ngo buriya bwato wenda butaba bwakwangizwa, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko nihagira ubwato buca muri uriya muhora Hormuz nyine ku ruhande rwa Iran, buzahita buraswa. Ibintu byakomeye rero. Ubushinwa buti ubwo bwato bwacu ntimuzigere mubukoraho kubera ko twe dufitanye amasezerano n'igihugu cya Iran. Rero ubwo bwato buramutse bukozweho, murabizi ko Ubushinwa nabwo ni igihugu gikomeye cyane, ndetse navuga muri byose. Rero buramutse buje mu ntambara, bukaza mu ntambara nabwo bukunganira Iran, atari n'ubufasha, aribwo nabwo bwiziye mu ntambara, byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kongera umubare cyangwa se ubwato ndetse n'abasirikari barwanira mu mazi, kugira ngo bakomeze bakumire ntihagire ubwato buca muri iriya Hormuz yo ku ruhande rwa Iran. Ni ikibazo Iran nayo kandi murabizi ko ntishobora kubyemera. Rero hari ahantu hashobora kuba hagiye kubera isibaniro. Ejo twavuganaga tuganira uburyo Amerika ishobora kuba ariyo target yayo igiye kuba
banza guhashya cyangwa se kurwana n'igisirikare cyo mu mazi cya Irani, nyuma ikabona kujya ku butaka. Rero sinzi niba bizayihira. Hagati aho ngaho Benjamin Netanyahu akomeje gufatwa nk'umuntu wanga navuga Irani cyane, kubera ko hari amagambo yagiye atangaza mu ijambo rye. Yavuze ko Irani ari umwanzi, ndetse atari umwanzi w'uyu munsi, ahubwo ngo Irani yagose cyangwa se ifite imigambi mibi yo kuba yaturitsa Isiraheli, ngo iri gukora intwaro za kirimbuzi. Rero bari kugerageza ngo kuyikumira. Iki sinzi niba wenda kizashoboka. Benjamin Netanyahu rero ati Irani turimo turagerageza gukumira ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ati tugiye gushaka uburyo twabona iriya uranium ndetse na biriya bintu byose bikora intwaro za kirimbuzi ndetse n'inganda, ubundi tuzangize. Nicyo kintu cya mbere tugambiriye. Ati koko ntabwo dushaka ko Irani itunga intwaro za kirimbuzi, byaba ari ibibazo ku isi yose. Icyo kintu rero hari benshi batemeza ko ari cyo, ahubwo nk'uko twabibonye mu biganiro by'ubushize, tuzi neza cyangwa se twumvise icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani na Isiraheli bakeneye. Rero iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane cyatikije isi yose. Nicyo cyatumye n'uriya muhorahoro umunsi ufungwa, ariko Amerika iratangaje koko yaje kurwana hano muri Irani, iyi Hormuz ifunguye. None iyi Hormuz yarafunzwe, uvuga ngo ikibazo cyari kimwe byabaye bibiri. Noneho igiye kubanza gukemura icya Hormuz, kandi yari buze wenda igatangiza urugamba. Iki cya Hormuz nta nubwo yari izi ko kizabaho. Byagiye bikomera cyane cyane. Amerika igiye kongera gutangira guhangana no gufungura uriya muhorahoro Hormuz, cyangwa se kuwufunga. Ndabona noneho yawufunze. Agakino kari hariya ntigasanzwe. Barashaka ko ngo kunaniza Irani. Biratangaje cyane. Hagati aho muri Kuwait hakomeje kuraswa. Nanone Hezbollah ikomeje gutaka ko Isiraheli ikomeje kwica abaturage. Mu itangazo twabonye rivuga ko kuva iyi ntambara yatangira yo muri Libani, ubwo no kuva Isiraheli irasa muri Libani, hamaze gupfa abarenga 200,000 ndetse n'abasaga miliyoni ngo bakuwe mu byabo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye ku isi, ndetse iki ni nacyo gituma umutekano ukomeza kwangirika, ndetse n'ibikomoka kuri peteroli hariya muri Middle East bigakomeza kuzamuka cyane cyane. Kuko iyo harimo intambara, bamwe barasa bari kwihorera ku bandi. Abarashe ku bigega bya peteroli, abarashe ku ngomero ziyungurura amazi, ni nko guhimana. Rero ibyo byose iyo bari guhimana biraza akaba ari twe cyane bigiraho ingaruka, nubwo nabo bitabasiga. Rero izi nkuru bakomeje kwandika ko ibi bishobora kuzateza ikibazo gikomeye mu isi. Twatangiye kukibona muri uyu muhorahoro Hormuz. Rero ngo ubwato 500 buparitse mu nyanja, novuga ngo butegereje guhabwa uruhushya na Irani, noneho na Amerika yabijemo. Ubwo urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ubwo bwato buparitse aho ngaho mu nyanja, ubwinshi n'ubw'Ubuhinde, kandi ubwo butwaye ibikomoka kuri peteroli, amafumbire, ibiribwa ndetse n'ibindi byinshi. Rero ni ikibazo gikomeye. Ubwo bwato uko bugenda bwistoka buguma aho ngaho mu nyanja, budasha muri Hormuz, bitewe n'uko wenda budafite ikiguzi cyangwa se icyo bwishyura, butari bwemera kwishyura Irani.
bizakomeza bitere ikibazo gikomeye cyane ku bukungu ndetse binatuzamurire ibiciro. Akenshi niho ngewe ngenda mvuga kuko nibyo bigenda bitugiraho ingaruka twe tubona cyane, nubwo muri ibyo bihugu bya Saudi Arabia, muri wenda Qatar, Abu Dhabi ndetse n'ahandi ho biba birenze ibyo dutekereza kuko n'abantu barapfa, ibikorwa remezo byabo bikangirika, ni ibintu biba bisa naho bibabangamiye kurenza urugero, kurenza twe uko tubitekereza cyangwa uko tubizi. Rero ngo birashoboka ko Iran yaba ifite intwaro yarasa muri Amerika. Yego reba rero umunsi Iran izarasa muri Amerika, uburyo Donald Trump azarakara noneho bizaba ari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko biriya biri kuba Iran irasa muri Israel, ariko ntabwo ari Iran yatangije ibi, murabizi nayo ijya ibivuga. Njye mbona rero nta gucuba kuzaba cyangwa se nta guhagarara kw'imirwano kuzaba mu gihe Donald Trump atari yashyira agapira hasi cyangwa se atari yamanika amaboko, kubera ko Iran biragaragara ko nta gushidikanya cyangwa se nta guhagarara mu ntambara. Izakomeza irwane ku burenganzira bwayo, nubwo abenshi bakomeje kuvuga ko igiye gutsindwa intambara, ariko njye ntabwo ariko mbibona. Gusa ntawe uzi ngo ninde uzatsinda ninde uzatsindwa. Nahamana ni hagati y'urupfu hajya n'iki n'umupfumu. Biragoye cyane kumenya uzatsinda iriya ntambara, ariko bose bamaze gucika intege, barimo baratinya gukora kuri stoke zabo, bimaze nyine barashaka agahenge uretse ko bananiwe kubyumvikanaho. Umwe arimo arashaka kuba mukuru n'undi agashaka kuba mukuru, ariko ntabwo bizashoboka. Byanga bikunze abarwana ari babiri, umwe aba yigiza nkana, kubera ko hari umwe uzatsindwa iriya ntambara asabe ko yahagarara. Rero ibi by'ibiganiro byarananiranye, dushobora kuzajya tukumva ngo byongeye nanone barimo babisubukuye nanone, ariko biracyagoranye cyane mu gihe biriya bintu bigera mu 10 Iran yategetse Amerika yakomeza kubyanga, kandi Donald Trump nawe ntagava kwizima. Si we wenyine, ahubwo Donald Trump arabavuga ko wenda aramutse ngo apfuye Iran yagira amahoro. Ntabwo ariko bimeze, kubera ko Amerika iyobowe na systeme nayo, kuvuga ngo hari ushyiraho perezida, hari abashyiraho perezida. Rero n'itegeko nshinga buri kimwe cyose kiba gisetinze kuri gahunda, nta gushidikanya. Rero niyo Donald Trump yaba adahari, Amerika n'ubundi yakomezanya ibitekerezo byayo ifite n'ubundi byo gutera Iran. Rero reka wenda munyemerere duhinira aha, dushimira buri wese udahwema kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Gusa iyi nkuru ya Donald Trump yo kwihindura Yesu cyangwa se no gukomeza navuga guterana amagambo cyangwa se kuvuga cyane kuri Papa Leo wa 14 bishobora gutuma abantu benshi banga cyangwa se barwanya Donald Trump, bitewe nuko abakristo b'idini rya Katolike ni benshi cyane, no muri Amerika bariyo. Nanone kwigereranya na Yesu, abakristo babyanze, babirwanyije cyane, bati ntabwo uri umukiza. Rero iki ni ikintu gishobora kuzakomeza gutuma abantu batishimira Donald Trump, ariko ntabwo ari cyo dushaka. Twe turashaka amahoro ndetse no kubaka isi, kandi isi nziza, isi irimo umutekano. Reka rero mbashimire n'akagaruka. Ciao, Imana ibarinde.